njyewe nanjye, ubwo niba ari wowe nawe. Ayo ni amagambo y'urukundo, ayo ni amagambo y'ubwenge yerekana ko Imana iri muri twe kandi natwe turi muri yo. Urumuri ruri muri twe ni rwande rukwire hose, ni rwaguke, rube ikimenya bose kandi rwe kugira uwo rubera umusaraba, rwe kugira uwo rubera umutwaro, he kugira umwe muri twe ubera umutwaro mugenzi we. Kubera iki? Turi abakongwe, turi abantu b'Imana, Imana iri muri twe natwe turi muri yo. Turi gushaka ukuntu twarya igiti cy'ubwenge, igiti kitumenyesha icyiza n'ikibi. Yego, igiti gituma turema twibuka umuremyi wacu. Yego, uyu munsi rero tugiye kwiga ibintu bijyanye n'ubuhanuzi, turebe ikintu bivuga, turebe icyo bitumenyesha, turebe ubwiru burimo, turebe n'iki abakurambere, abakongwe bakuru, turebe abanyafurika bayibonaga bate, babihuzaga bate, ese byaziremewe kugira ngo bitumare iki? Abakorone se bo babizanye kuziye mpamvu? Twabonye ko ibintu bise ubutumwa bwiza byari birimo ibintu byinshi, byari birimo ibintu byinshi byo kuturangaza, harimo ibintu byinshi byo bigamije inyungu, kandi ni ku mpande zimwe, kuko Imana irimo twabonye ko ari Imana y'ubwoko, ntago ari Imana y'abantu bose, ntago ari Imana yari gikwira muri bose. Ko turabona ikibazo cyagiraga Abisirayeli, Imana yarababaraga, ariko abandi bantu nk'Abafilisitiya, Abamidiyani n'abandi bantu byo yaratanga n'itegeko ati abantu mugende mu bice, mugende mu bahonyore, mugende mu bafonyange, ati ibyo bigoryi byarangomeye tini mu bitimbure kugira na kimwe gisigara, n'ubundi ntago byumviye amagambo yanjye. Iriya ni Imana y'ubwoko rero, kandi hano ni kwa Muhuza Nsibo, ni kwa Rwangambibi. Ndakeka turushaho gusobanukirwa, ndakeka turushaho kumva ibyo ari byo, keretse niba uzaho uri babandi bavuniye ibiti mu matwi, bamwe bamaze gukurikira Imana ya demirije, Imana y'isi, Imana y'ikinyoma, Imana y'abashaka kutugenga, abashaka kutwigarurira, gufata intekerezo zacu bakazimura, bakadushyira muri beatitude, ubuzima bwacu bakabwonona, bakatubwira ko ubuzima bwiza tubukwiye tugeze ahandi hantu hatari hano. Oya, uyu mwambaro, uyu mubiri, izi nyama n'amaraso, ni umwambaro wo kuba hano, twahawe ngo tumererwe neza hano, twahawe ngo dukore imirimo ya hano. Umwambaro w'ahandi tuzawambara tuvuye aha tugiye, nibwo tuzakurikiza ibintu by'aho ngaho. Ibyo ubuhanuzi bw'isi n'ubwami bw'abantu, ibyo bintu nibyo tugiye guheraho tureba uko isi ibarwa mu bantu. Abanyamadini bavuga ko ubuhanuzi ari amagambo yo mu bitabo byera, ariko abakongwe bo babusobanuraga mu buryo bworoheje. Ubuhanuzi buhwanye n'ikimenyetso cy'uko ibintu byose bifite iherezo. Isi ntigenda uko abantu bayishaka, ahubwo igenda uko ihame ry'imbere ribitegeka. Sibyo? Abami b'amajyaruguru n'amajyepfo, tugiye kureba bimwe bajya batubwira mu iteganyagihe, icyitwa ikasikasi, ikusi, ibyo mu majyaruguru n'amajyepfo. Mu byanditswe cyane cyane muri Daniyeli havuga umwami wo mu majyaruguru n'umwami wo mu majyepfo. Abakongwe babigereranyaga ku mbaraga ebyiri zihora zirwana, ububasha bwo kuganza amajyepfo n'ubwenge bwo guhisha no kugenzura amajyaruguru. Ibihugu byo ku isi, Uburayi, Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, byose bigenda byinjira muri uru rugamba rwa gikongwe. Umugambi w'isi n'abakoroni, ubuhanuzi bw'isi butwereka ko igihe cyose abantu bagarukira ku by'isi gusa, baba mu ngoyi y'abami n'abami b'ibihimbano. Sibyo? Iyo mugarukiye ku by'isi gusa mu ngoyi y'abami n'abami b'ibihimbano. Iyo baboneye ukuri imbere muri bo, ingoyi iracika. Ukuri iyo kubonetse imbere muri twebwe, ingoyi iracika, kandi ibyo koko ni ukuri. Iyo ubonye Imana muri wowe, ntabwo wirukanka ujya kwishakira hanze. Iyo wumvise imbaraga muri wowe, ntabwo wirukanka ujya kuzihigira hanze. Iherezo ry'ubuhanuzi rero, abakongwe bavugaga ko iherezo ritari umunsi w'isi ishira nk'uko tubwirwa, ahubwo ari igihe abantu bazibukira mu bubata bw'imitekerereze y'abandi, bakimuka bakavayo, bakibuka bakareka kujya muri ubwo bubata
bw'Imana yademirije cyangwa ibyo by'ubwoba by'ibikangiro. Ubuhanuzi ni inzira yo kuburira abantu ngo bamenye ko ingoma z'abantu zidashobora kuramba. Iherezo ni umuntu uvumbura urumuri ruri mu nda ye, ruri muri we, ruri mu mutima we. None se ushaka ko nkwandikira iki, ushaka ngo ukorere iki niba bino bintu utabasha kubyumva? Ubuhanuzi bw'isi mu buryo bwa gikongwe si wabyumvise? Ibi ngibi rero uko nkeka birasobanutse, bifite urumuri, ni umurungu ukwiye kutuzirikanya n'Imana yacu. Ubuhanuzi ntabwo ari ikintu gikwiye kudutera ubwoba ngo twisohokemo tujye gushakisha iyo mana hanze iyo ngiyo, sibyo? Ahubwo ubuhanuzi bukwiye kudufasha ngo twomatane n'Imana, ngo tujye ku Mana yacu, ngo tuve mu bwoba dusohoke mu kinyoma tujye mu mucyo. Uko mbikeka urasobanukiwe cyangwa se uzasobanukirwa. Reka ngushimire wakoze subscribe, nawe utarayikora icyo gukora urakizi. Ubutumwa niba wumva ari bwiza, icyo gukora nabwo urakizi, wabwohereza abandi, wawusangiza inshuti zawe. Ibyo Yesu yaravuze ngo ubutumwa bwiza ni mbere yuko bukwira isi yose, cyangwa se nibumara gukwira isi yose buzabuhamya bwo guhamiriza amahanga yose umucyo, cyangwa se umwami Yesu cyangwa Imana nibwo izaza. Ibyo izava yagiye n'ubundi irahari, ahubwo nibyo nababwiye, mureke umurunga, mureke umucyo ukwire hose muri twe, ukwire mu bantu bose. Iyo migozi ibaziritse yademirije, iyo migozi ibaziritse y'Imana y'ikibi, iyo migozi y'ubwoba ibaziritse ihambure, muihambure, turusheho komatana n'Imana abantu b'Imana. Ibyo nabasabira nanjye nisabira Imana ibidufashemo.